ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire. Nshuti bavandimwe bene data bakundwa, nshuti mwe dusangiye urugendo, nshuti mwe dusangiye by'inzira y'agakiza yo kugana mu bwami bwo mu ijuru, reka mbaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngira nti Maranatha. Umwami Imana abagirire neza, Yesu Kristo abakomeze. Abaririmbyi barakoze cyane baturirimbiye indirimbo ivuga ngo amasezerano y'Imana. Nshuti bavandimwe ndagira ngo mbabwize ukuri, amasezerano y'Imana ntashobora guhera. Abana b'abantu dushobora kubona yuko atinda, ariko impamvu nuko ibihe byacu n'ibihe by'Imana bitabarwa kimwe. Uko twe tubari ibihe nuko Imana ibibara ntago ari kimwe. Ngo amasezerano y'Imana ngo arahari, ngo kandi ngo naho yatinda ariko azagenza gute? Azasohora. Rero barakoze abaririmbyi ku ndirimbo nziza ivuga ngo amasezerano y'Imana. Muri aka kanya tugiye kuganira ku magambo avuga ngo isanduku y'amasezerano. Mbese isanduku y'amasezerano yaje ite? Yari mwiki? Ni ibiki byari biri mu isanduku y'amasezerano? Iyo urebye uburyo ki isanduku y'amasezerano yagize imbaraga, abayikozeho bagapfa, abayirungurutsemo bagapfa, wakwibaza uti mbese ni iki kintu cyari kiri mu isanduku y'amasezerano cyatumye bigenda gutyo? Abantu benshi barakariye Imana, abantu benshi barakariye Uwiteka kubera ko bagiye basiga ubuzima bitewe no kureba cyangwa se no gukora ku isanduku y'amasezerano. Nibuke ijambo ry'Uwiteka rirabigaragaza mu byanditswe byera. Ahangaha icyo byari bigamije ni ukwigisha abantu, ni ukutwigisha twebwe ubwacu kubasha gusobanukirwa no kumenya inshingano zacu. Buri wese afite uko yahamagawe n'Imana. Hari uwahamagawe nk'umuririmbyi, hari uwahamagawe nk'umubwiriza. Umuhamagaro wanjye si wo wawe, umuhamagaro wawe si wo wanjye. Ndagira ngo wumve ko hari abatambyi hakaba n'abarewi, abanyamategeko ndetse n'abari bakwiye kuba abatambyi ngo bafashe abandi kugeza igitambo cyabo ku Uwiteka. Imirimo yabo yari itandukanye. Rero Imana irangije iravuga iti nibandemere ubuturo bwera. Ibyo tubisanga mu Kuva igice cyaho cya 25 ku murongo waho wa 8. Imana iravuga iti bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo. Byatewe n'iki? Kugira ngo Imana yifuze gutura hagati mu bantu. Iyo dusomye mu Itangiriro tubona yuko Imana imaze kurema isi yose yayigabiye umuntu, iyishyira mu maboko y'umuntu. Umuntu wari uhari ni Adamu, kuko ngo imaze kumurema yabonye yuko ngo bidakwiye ko aba wenyine. Imuremera iki? Umufasha. Bari batuye mu ngobyi nziza Imana yari yabahaye ya Edeni. Mbere yuko batura muri iyo ngobyi hari amasezerano yabaye hagati y'Imana n'umuntu. Imana yereka Adamu ibyo agomba kuzakoresha muri iyo ngobyi, ariko imwereka n'ibyo atazarengaho. Adamu asuzugura Imana, umuntu asuzugura Imana. Amaze gusuzugura Imana, icyari kibaye hagati ye n'Imana nuko umuntu yari amaze kwitandukanya n'iki? N'Imana. Rero mbere Imana yajyaga isura umuntu ikamuganiriza, igasura Adamu bakaganira. Sinzi nimba mubiziho, ariko ni ibintu bisanzwe, ni ibintu dusoma. Abantu mukunda gusoma Bibiliya turabibona mu Itangiriro. Rero ntabwo ari ibintu bishyashya. Imana yajyaga isura Adamu. Ngo Adamu ataracumura yaraboneye imbere y'Imana, ariko amaze gucumura yiyambuye ubwiza bw'Imana. Kuko kwera no gukomera no gutungana kw'Imana byose biri mu mucyo. Ariko twe abana b'abantu ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Rero umwana w'umuntu amaze gucumura, ibiganiro yagiranaga n'Imana byari birangiye. Noneho Imana isigara ikominikana n'umuntu cyangwa se isigara ivugana n'umuntu binyuze mu ijwi, ariko nta guhura. Adamu yajyaga ahura n'Imana kuko Imana ngo yajyaga imusura mu mafu ya ni munsi ikamugenderera. Ariko umwana w'umuntu amaze gucumura ntago Imana yongeye kujya imusura, ahubwo yavuganaga nawe binyuze mu ijwi. Muribuka yaramuhamagaye iti Adamu we urihe? Adamu ati ndatinye mwami, ninyishijwe n'imirindi yawe ndihisha. Adamu kubera iki wihishe? Aho ni waba wakoze ibi? Adamu aho kwemera atangira kuzana izindi nzitwazo. Buryo wemeye icyaha hakiri kare n'ibihano biragabanyuka.
ariko Adamu yabureminze Imana, arayibwira ati wa mana we, ni umugore wandemeye. Umugore nawe ati wa mana we, ni inzoka wagenje gute? Ni inzoka waremye. Niko tubayeho muri ubu buzima, ntabwo tujya twemera amakosa yacu. Nuko kuvugana n'Imana vizavi bivaho, kuvugana n'Imana turebana bivaho, bisigara noneho tuvugana n'Imana tutagenza gute? Tutayireba. Hari Mose hakaba na Aroni. Nuko ngo Imana yajyaga ituma Mose na Aroni ku bwoko bwayo, maze Abisiraheli barigumura, babwira Mose bati wowe Mose, nimba iyo Mana ari iyacu twembi, kuki kubwira wenyine, twebwe ntigenze gute? Ntitubwire. Iyo Mana genda uyibwire guhera ubu, natwe igigenza gute? Igitubwira, ntukaze kuduha ubutumwa Imana yaguhaye, kuko natwe turashoboye, turumva. Iyo Mana guhera uyu munsi wa none jya uyibwira izigenze gute? Itubwire. Nshuti bavandimwe bene data, ijambo ritwereka yuko ngo Imana yahise iha message Mose, iramubwira iti genda ubwire ubwo bwoko biboneze, bitunganye, biyeze, bisukure, boge, bamese, banaharure. Igihe nikigera nzaza ngenze gute? Mvugane nabo. Uko kwiyeza, uko kwiboneza, uko koga, uko gusukura, uko kumesa ndetse no gutunganya inzira byashushanyaga ko umuntu yagombaga guhora akeye, aboneye imbere y'Imana, kuko Imana irera kandi mu bubasha n'ubushobozi bwayo izirana n'ibizira, izirana n'ibyanduye. Nuko Mose ababwira amagambo Imana imubwiye, baroga, baritunganya, baraharura. Ibyo bivuga ko bagombaga kubanza kwiyeza, maze ngo Imana ize kuganira nabo. Ngo yaje mu nkuba, iza mu mirabyo, ngo imiyaga irahuha, ubwoko bw'Imana cyangwa se b'Abayisiraheli cyangwa se Abisiraheli bagira ubwoba. Bamaze kugira ubwoba babwira Mose bati Mose we, hoya, Imana yawe turayibonye, iramutse ikomeje kugituvugisha twazagenza gute? Twazashira. Tubabarire, ugende uyibwire noneho ijye gutuma tuzajya tugenza gute? Tukumvira, tuzajya tukumva. Abana b'abantu dukunda ibintu bifatika. Noneho mbere twavuganaga n'Imana amaso ku maso, tumaze gucumura twitandukanya nayo, turangije dusigarana ijwi naryo turaryiyambura tuvuga ko dushaka kuvugana n'iki? N'Imana. Imana imaze kuza ngo ivugane natwe, tubona biteye ubwoba, turavuga duti hoya, atahubwo nigenze gute? Nibireke. Na rya jwi rigenza gute? Rivaho. Ijwi rimaze kuvaho, akaga kari kabaye, umuntu ntiyari kongera kuvugana n'Imana. Ariko wibuke, umuntu yari kure, Abisiraheli bari muri Egiputa, kandi Imana yagombaga kubavana muri Egiputa ikabashyira mu gihugu cy'isezerano. Yari yarabisezeraniye ba Aburahamu na ba Isaka. Nuko Imana iravuga iti uko bimeze kose ngomba gushaka ikintu cyatuma nongera gukominikana n'iki? N'umuntu. Kuko Imana itari gikominikana n'abantu, abantu bari baratangiye kwimika ibigirwamana. Abisiraheli basigaye basenga ibimasa by'amazahabu. Bene data, nshuti bavandimwe, niko natwe umunsi wa none dusenga ibigirwamana. Niko natwe umunsi wa none dufite ibintu twimitse muri twebwe bidafite umumaro. Isuzuma urebe ko nta bigirwamana wimitse muri wowe. Isuzuma urebe ko nta bigirwamana biri mu nshuti zawe, mu bavandimwe bawe. Byimurwemo, haza Imana nyamana. Nuko mu Kuva igice cya 25 ku murongo waho wa 8, Imana iravuga iti ubu bwoko bwanjye nkwiye kongera kuburonka kandi nkabukura muri iki gihugu cy'ubunyagano, ahubwo nkabushyira mu gihugu cy'isezerano. Nuko ku murongo waho wa 8 mu Kuva igice cya 25 amagambo aravuga ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo. Ubwo buturo bwera bwari burimo isanduku y'amasezerano. Isanduku y'amasezerano yari irimo ibintu bitatu by'ingenzi. Harimo urwabya runini kandi ngo rwari rwuzuyemo manu. Harimo inkoni ya Aroni iryari ipfundikishije uburabyo cyangwa se iryari iziritseho uburabyo. Harimo ibisate 2 by'amategeko. Ngibyo ibintu bitatu byari biri mu isanduku y'amasezerano. Mbese niki cyatumye isanduku y'amasezerano ikomera? Nuko Imana iravuga iti bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Iyo dusomye ibyanditswe byera nk'uko biri, inshuti bavandimwe bene data, Imana yifuje ko haboneka umuhanga
akazanwa imbere yayo, noneho imana ikamwuzuza ubwenge bwo guhanga ibintu bigiye bitandukanye. Uwo wigishijwe n'Imana niwe wahanze isanduku y'amasezerano. Ubundi uwahanze isanduku y'amasezerano yitwa Basaleli. Basaleli uwo yashimwe n'Imana, nuko Imana imuha ubuhanga bwo kubaza ndetse no gukora ibintu bigiye bitandukanye. Isanduku y'amasezerano yakozwe twihuse mu giti cyitwa akasiya mu rurimi rw'igifaransa. Iyi akasiya ni icyo twakwita nk'umunyinya mu kinyarwanda. Iki giti kiba mu butayu. Iki giti rero nacyo cyari gifite amateka. Kuba iki giti cyarabaga mu butayu, kikaba aricyo cyabajwemo isanduku y'amasezerano, bisobanuye ibintu byinshi cyane. Ngo iki giti ntago cyumaga. Iki giti cyari gifite ngimizi yashamitse kure mu butayu, cyajyaga gishakisha ibyo kurya mu mizi yacyo kibikuye kure cyane. Ngo cyari igiti cyiza. Iki giti cy'umunyinya sinzi nimba mukizi. Iki giti cyashushanyaga Yesu Kristo, we waje agakuraho byose. Kuko uko iminsi yagiye ishira mu isanduku y'Imana hari ibyagiye bivamo. Hasigaye ibisate bibiri by'amategeko gusa, ariko rwa rwabya rwa manu rwavuyemo, ya nkoni ya Aroni yavuyemo. Nshuti bavandimwe, nuko Imana ishaka kongera kuronka umuntu binyuze muri ubwo buryo. Kandi wibuke ko umwana w'umuntu yari yaragiye kure y'Imana, yari yaratangiye gusenga ibigirwamana aho bari muri Egypte cyangwa se muri Egiputa. Bari baratangiye gusenga ibigirwamana, Imana bari barayimuye. Nuko Basaleli Imana imwuzuza umwuka w'ubuhanga, akora isanduku y'Imana ayibaje mu munyinya. Amaze kwibaza mu munyinya, ngo ayishongesherezaho umushonge wa zahabu, kuko yari isanduku y'amasezerano y'Imana, yagombaga kugira agaciro. Ese muvandimwe, ni ibiki wahaye agaciro mu buzima bwawe? Nuko iyo sanduku y'amasezerano nk'uko dukomeza tubibona, ngo yagize uruhare rukomeye cyane, yabaye ikintu gikomeye. Abisiraheli bongeye kwibuka Imana, bongeye kugirana umushyikirano n'Imana binyuze kuri iyo sanduku y'amasezerano. Nuko ngo ubwo bazanaga abantu benshi ngo bahitemo umuyobozi uzayobora, ngo bazanye inkoni zabo, ngo zose zari zumye, kandi igiti cyumye cyose kiba cyerekana ko nta bugingo. Ariko ngo inkoni ya Aroni yari irabije, yari iriho uturabyo, nk'uko tubibona mu isanduku y'amasezerano. aba ari uhinduka iki? Umwami. Ibigirwamana bitangira gucika, kuko ntibyari kubangikana n'Imana, bavandimwe. Ariko ngo kubera ko Imana yajyaga ihaza cyangwa se igaburira Abisiraheli batakoze, Abafilisitiya bagiriye urwango Abisiraheli. Iyo dusomye amateka turabibona. Muri rwa rwabya rwari ruri mu isanduku y'amasezerano, ngo rwari urwabya runini rwa zahabu rwabaga rwuzuyemo iki? Mpano. Iyo turebye uburyo Imana yagaburiye Abisiraheli, ngo yabagaburiye imyaka 40, ibagaburira manu. Nshuti bavandimwe, manu yaje gukurwa mu isanduku y'amasezerano. Inkoni ya Aroni yakuwe mu isanduku y'amasezerano igihe Aroni yafataga iki? Ubuyobozi, ubutware, atangiye kuyobora. Nshuti, manu yavuyemo igihe Abisiraheli bari bamaze kwigumura, maze Abafilisitiya bagirira ishyari Abisiraheli, barabatera. Bamaze kubatera ngo barabarwanya, bamaze kubarwanya babagirira nabi, ngo babanyaga n'isanduku y'iki? Y'amasezerano. Iriya sanduku yakorwagaho n'abatambyi gusa, ariko Imana ni igitangaza. Imana ishobora kwigisha abaswa n'abanyabwenge, kandi igaha bose byose. Bamwe ikabahisha bimwe kugira ngo batazagira uwirata ubwenge bwe. Nuko bamaze gutera Abafilisitiya barwanya Abisiraheli, Abisiraheli baratsindwa. Bamaze gutsindwa, ya sanduku y'amasezerano y'Abisiraheli barayitwara. Bamaze kwitwara bayijyana hehe? Bayijyana mu gihugu cyabo. Abafilisitiya ngo kuva bajyana iyo sanduku y'amasezerano bakayigeza mu gihugu cyabo, uretse ko bamenye ko hari Imana yonyine imwe rukumbi ya Isiraheli ikwiye gusengwa, ngo ariko ngo ntabwo bigeze bagira amahoro. Ngo isanduku y'amasezerano bayegeranyije n'ibigirwamana byabo, ngo bukeye basanga byabaye ifu. Nshuti bavandimwe, Imana iriho,
irakomeye. Ahari kubera guhora tuvuga Imana, ahari guhora tuvuga yuko Yesu azaza, abantu bamaze kubifata nk'ibitariho, abantu bamaze kubifata nk'ibintu biri aho gusa. Ariko Yesu azaza byange bikunde, kuko kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Ihame ridakuka ni ukugaruka kwa Yesu. Nuko ngo mu gihe isanduku y'amasezerano yamaze mu Bafilisitiya, ngo bagize ibyago byinshi, bararumbije, barapfushije, ngo babona ko ngizabakoraho, barangije bigira inama yo kwifata ngo bayisubize hehe? Muri Isiraheli, aho bari barayikuye. Nuko bageze muri Isiraheli, ngo babona ngo abahinzi barimo basarura ingano. Bamaze kubona abahinzi barimo basarura ingano, batamba ibitambo, bashimira Imana, barangije babwira Abisirayeli ati ngaho nimufate isanduku yanyu. Nshuti bavandimwe bene data, ngo ba bahinzi bari 40 baraje ngo bakore ku isanduku ngo bayimure, ngo bose barapfa kubera ko bari bagiye mu nshingano zitari izabo. Bari abahinzi bavandimwe. Niyo mpamvu rero natwe muri uyu munsi wa none duhura n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo. Wahamagariwe kuba umuririmbyi, ntushaka kuririmba. Wahamagariwe kuba umudiyakoni, ntushaka gukora umurimo w'ubudiyakoni. Wahamagariwe kuba umubwiriza, ntushaka kuba umubwiriza. Ibyo twahamagariwe dushaka kongeraho ibindi. Kurenga ku masezerano no kwinshingano tutahawe